Nuko Yamiresi yitsa umutima gato yakomeza ambwira ati abenshi muri twebwe bakujijwe babwirwa ko umuhanda wo kuba mu buzima bwishimye ari ukuba ubasha kwinezeza no kuba ufite ibintu bituma ubaho wishimye ndetse no gukurikira ibikorwa bijyanye no kwinezeza bikaba inzira yo kugeza ku byishimo waharaniye. Ariko uko tugenda dukura dutangira kuvumbura ko ubuzima budahora bworoshye cyangwa butunganye, ariko bikaba bidakuraho kubaho ubuzima bwishimye nk'uko tubona abana bo ku muhanda badafite aho kuba n'icyo kurya ariko bakabasha kwishimana, gusekerana no gukina hagati yabo. Ariko ukaba ushobora kubona abantu bakora ibikorwa byo kwinezeza kandi batishimye mu buzima, ndetse ukaba ushobora kubona umuntu utagize icyo abuze na kimwe ariko akarushywa ibyishimo n'umukene urimo gupfa. Nanone ukaba ushobora kubona abagenda mu modoka bari mu ntonganya z'urudaca, ariko ku rundi ruhande ukabona abagenda n'amaguru bishimanye. Nanone ukaba ushobora kubona barimo kurya inyama bazitamo amarira n'abarya ibijumba babisekeramo. Rero ibyo bisobanuye ko ibyishimo bitava mu kwinezeza no kuba ufite ibya mirenge bigufasha kwinezeza, ahubwo ibyishimo biva mu mahoro y'umutima atuma tunyurwa n'uko tubayeho kose muri ubu buzima. Mu by'ukuri ubuzima buragoye kandi buraryana. Twese tugira uburambe bw'ibihombo, gutenguha, indwara, ubusaza, inzara. Ku iherezo rya buri wese hakaba urupfu. Duhura n'ibiducanga, ibituma duhangayika, ibituma twiheba, ibidutera ubwoba n'ibiduca intege. Tubabazwa n'ibuye ryoherejwe n'umuhumetso, ndetse tukababazwa n'umwambi woherejwe n'umuheto mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo bigatuma dukomeza kwizirika ku bitekerezo bivuga ko ibyishimo biboneka mu kwinezeza no kuba dufite ubushobozi bwo gukumira ibyadutera uburibwe mu buryo bubi cyangwa bwiza, maze ibyo bigatuma tugerageza kwirinda uburibwe no mu buryo bubi ku buryo tudatinya no kwambura ubuzima abandi ngo tubambure ibyo bituma twishima cyangwa se batuvire mu nzira zatumaga tutishima. Ariko ukuri ni uko mu kwirinda no kurwanya uburibwe muri ubwo buryo bubi bituma dutakaza ibyiyumviro by'ubwonko nk'abanyoye ibiyobyabwenge cyangwa ibisindisha, maze byadushiramo tugasigarana umutima uducira urubanza mu kwicuza kwinshi, maze tukisanga bidukumiriye ubwacu kwiyobora mu nshingano zacu n'akazi kacu cyangwa ku bantu dufitanye isano. Ibyo bigatuma turushaho gukomeza kwirinda ukuri kw'ingenzi ko abantu bose bahura n'uburibwe bwabo bwihariye ku giti cyabo, ahubwo tugasigara dutera imbabazi twereka umuhisi n'umugenzi uburyo twagowe n'uburyo twahemukiwe ndetse n'uburyo twagambaniwe mu kwigira inzirakarengane, kandi mu by'ukuri byadushyikiriye hafi ya byose ari twebwe twabyikururiye, tukibuka kubisunikira kure yacu amazi yarenze inkombe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukunda guhangana n'uburibwe igihe bwazamutse, ahubwo bigatuma duteza uburibwe bwisumbuyeho. Rero ukuri ni uko ibyishimo bitabonekera mu gukumira uburibwe no guhangana nabwo, ahubwo bibonekera mu bushake bwo guhura no kwakira uburibwe bwacu. Ibyishimo bibonekera mu bushake bwo kugira uburambe mu buribwe bw'ibyiyumviro n'intekerezo. Ibyishimo bibonekera mu bushake bwo kwakira ubuzima ubayeho bwose n'ibyo ucamo byose utabanje guca imanza no kugira uwo ubishinja no kutagira igikorwa ubikoraho, ubanje guta umurongo w'indangagaciro zawe n'intego zawe hamwe n'icyerekezo cyawe. Ibyishimo bibonekera mu bushake bwo kwemera kugaragarizwa ibiri kuba, kwemera kwihuza n'ibyiyumviro byawe n'ibigukikije mu busobanuro bw'ibintu biba mu buzima bw'iyi si, maze ugasobanukirwa ko ubuzima bw'isi utagira ubugingo bw'ijuru. Ibyo bikagufasha kwiyakira no kunyurwa n'ukuri kose. Ibyo byose nabimenye umunsi menye ubwenge ngasanga mba mu buzima bugoye bwo mu kigo cy'imfubyi, maze njyewe na bagenzi banjye tubana mu kigo cy'imfubyi mu gushaka uko tubyirengagiza, tugakora amatsinda y'abaririmbyi cyangwa tugakina amakinamico mu kugaragaza inzozi n'ibyifuzo byacu by'ahazaza, nubwo twabaga tubizi ko ari za nzozi n'ibyifuzo by'umushonji bidashoboka. Ariko nk'abana tutari dufite ubushobozi bwo kugira ikindi dukora, ibyo nibyo twahugiragaho ngo bidufashe gucuma iminsi y'ubuzima bushaririye twarimo. Nubwo ku ruhande rwanjye nahoraga ntegereje imyaka 10 ngo nzatwarwe n'umubikira w'imetrobeti wantoye ngo azaze kuntwara mpundagazeho imitungo yasigiwe n'ababyeyi be, ariko bya bindi byaho umutindi yanitse ritava, nanjye cya cyizere cy'ahazaza heza cyaje kuraza amasinde. Ubwo haburaga umwaka umwe uwo mubikira yemererwa kuza kuntwara, ikigo cy'imfubyi twabagamo cyaje kugabwaho igitero n'ibyihebe, biradushimuta bidutwara dutabaza na bagenzi bacu basigaye badutabariza. Maze mu kutwinjiza mu kimodoka mbona bitangiye kudutera imiti isinziriza ngo turekere kwisararanga no gusakuza. Ibyo nkimara kubibona gutyo sinzi aho nakuye akenge mpita ndyama ngaramye nisinziriza,
nshinga urwara n'umukobwa wari inshuti yanjye y'umwihariko witwaga Esmeralda, nawe ahita yibwira ko icyo gukora muri nubwo yari akiri muto cyane ku myaka 6, maze twembi mu kutugeraho bagira ngo bagenzi babo bamaze kudutera imiti isinziriza, bakomereza ku bandi bagenzi bacu bari bakisararanga. Nuko mu kanya katarambiranye umutuzo ukwira hose, nsigara numva imodoka igenda ku muvuduko udasanzwe, maze mu kubumbura amaso mbona turinzwe n'ibigabo bihisha amasura, bifite imbunda n'izindi ntwaro gakondo zigizwe n'ishoka n'inkota. Nuko njye na Esmeralda dukomeza kwisinziriza, urugendo turarukomeza. Nyuma y'urugendo rurerure twisanze ku nkombe z'inyanja kure y'icyambu cya Bolata, maze badukura mu modoka batwinjiza mu mato abiri yari adutegereje kureba. Mbona abakobwa bari kubasohora babajyana mu bwato bwabo, na Esmeralda abonye ko agiye kugenderamo yabanje kunsezeraho ambwira ati Ambrose, twarasekeranye, twaramwenyuriranye, twarariranye, twarahumurizanije, turahangayikirana birarenga, tugirana n'inzozi z'ahazaza mu gihugu cya Metrobeti, kubwo guhora unsezeranya ko igihe uzaba waratwawe Metrobeti uzagaruka kuntwara tukubakana urugo rw'abakire, ku buryo abana bacu batazigera bahura n'ubuzima bubi nk'ubwo turimo. None ubu turatandukanye, ugiye kure yanjye nanjye ngiye kure yawe, ariko icyo ngusaba uzakomeze kuzirikana amasezerano twagiranye n'amagambo yose twaganiriye. Nukuri ntabwo nshaka kugusiga, kandi ntabwo niteguye kubona unsiga. Ndagukeneye mu buzima bwanjye bwose nk'uko ururabo rukenera imvura. Bivuze ko mu buzima ngiye kwisangamo ntabwo ufite buzatuma numagara kurushaho, nk'ururabo rwabuze imvura rugahundagurika. Ntabwo nzi udutegereje turimo gusanga, ariko mu gihe nzaba ngihumeka umwuka w'abazima nzakomeza kugutegereza, bityo ngiye kurwanira ubuzima ku bwawe, kandi nawe ndakwinginze ngo uzaburwanire ku bwanjye, maze tuzabashe kuzuza za nzozi z'ahazaza heza dufitanye. Esmeralda akirimo kumbwira ayo magambo nahise mucinya urwara ngo aceceke adatuma twitamaza, maze ntacyo musubije cyangwa mubwiye. Kubwo kurinda ubuzima bwacu nkora mu mufuka w'agakabutura nari nambaye, nkuramo imigati nari nibye muri kantine, maze nshyira mu mufuka w'agakabutura yari yambaye. Mubwira ko kuba wakiri umwana ashobora kunanirwa kwihanganira uburibwe bw'inzara, agataka yigaragura akaba aritamaje. Ashatse kumbwira ibyo kuyisaranganya mucinya urwara no kumurabura ko nawe agezweho n'abari kubatwara, maze mu kumutwara numva ikigabo kimutwaye kimuteruye kivuze ngo wagira ngo aka gakobwa kari kamenye ko kaza gushimutwa, kitwaza impamba, nubwo n'ubundi kazagera iyo kajyanywe kagisinziriye kakazayirya kamaze gukanguka. Ibyo kubyumva nahise menya ko imiti isinziriza bateye bagenzi bacu izakenera indi miti iyidukuramo. Bidatinze natwe batangiye kuduterura batwerekeza mu bwato kureba. Mbona ubwato nkeka ko butwaye Esmeralda n'abandi bakobwa bwerekeje hakurya y'amazi magari, ngendeye ku matara y'ubwato kubera ko hari mu mwijima w'ijoro. Bidatinze twese bamaze kudushyira mu bwato, buhita buhaguruka dufata icyerekezo tutazi. Nyuma y'urugendo rurerure numva twisanze mu ruzi, mpita nkeka ko ari rwa ruzi rurerure rwa Berikishaya rufite isoko mu mugezi wa Yorodani, nk'uko twabyize mu bumenyi bw'isi, kubera ko ari rwo ruzi rwiroha muri iyo nyanja. Mu gukomeza urugendo naje gusinzira bya nyabyo, nongera gukanguka numva barimo kunterura kureba. Mbona batwinjije mu yindi modoka yadutwaye tukamara iminsi 3 n'amajoro 3 tugenda. Nshiduka batwinjije mu ishyamba. Bidatinze batugejeje mu ishyamba rwagati mu masaha y'ijoro, bajya kuturunda mu ihema, maze bagenda bavuga ko baza kudukangura mu gitondo. Bamaze gutegura n'ibyo batugaburira, aribwo natangiye gutekereza ibyo gucika, ariko kwegura umutwe biranga ku bw'inzara y'iminsi 4 n'amajoro 3. Ariko nk'umuntu uzi kurwana no kurengera ubuzima bwanjye nishatsemo imbaraga zose zishoboka ngo ntanguranwe nuko bucya, maze baze kunkangura, kubera ko noneho baradushyiraho uburinzi bukaze bitari nk'ubu bazi ko dusinziriye twese. Ikirenzeho ngewe by'umwihariko bashobora kuntera imiti nkuramo ibiyobyabwenge baduteye, bikarangira ingaruka kubwo kuba barimo kunkuramo ibitandimo. Kubw'amahirwe mu kugenda nkumbagurika nk'ibikururanda, nabonye igikapu aho hafi. Umutima umbwira ko ntaburamo icyo kurya, nuko ngenda ngisatira. Kubw'amahirwe nsangamo imbuto ziryana umuvuduko mwinshi nk'uwicariye umwobo. Numvise akabaraga kagarutse, mpeka icyo gikapu ngo ncika n'impamba, maze nsohoka mu ihema. Muri iryo joro ngenda nyonyomba, ari nako nafunguye amatwi cyane nirinda kugira ibyo nshwanyuza bakanyumva. Ariko kubw'amahirwe imvura ibimfashamo, mbona bari barayizamu birutse bajya kugama, nuko nanjye ngenda nihuta ntikanga ko bumva imirindi. Mbonye maze kwitarura iyo ngando, niruka nca ibiti n'amabuye nsenga ngo ntimpure n'inyamaswa,
kubw'amahirwe byageze mu rukerera maze gusohoka mu ishyamba ntazirya ariryo, maze nkomeza urugendo ry'imbuto bunkeraho nkigenda. Bigeza mu masaha y'igicamunsi mu gihe nari ndimo gutekereza kwicara ngo mbanze nduhuke, hanyuzeho imodoka ikurura amakontineri ipakiye ibintu biremereye cyane byatuma gitihuta. Ndagenda ndayiparamira imfasha gucuma urugendo mu ijoro rwagati. Yaje guparika mu mujyi ntazi, nyivaho nkomeza urugendo ntazi iyo njya niyo mva, kubera ko kugeza uwo mwanya ntari nzi igihugu ndimo. Kubwo kuba ururimi nasanze bakoresha numvise ntarwumva na gatoya, nkirinda kugira n'uwo mbaza. Maze mu gukomeza urugendo mpura n'abandi bana bo ku muhanda banyirukaho kugeza bamfashe bakanyambura igikapu cyarimo impamba yanjye. Maze ijoro riza kunkeraho, mu kugera imbere mbona imodoka iparitse iri kwinjizamo abagenzi, nanjye ninjiramo. Bidatinze yarahagurutse. Nyuma y'urugendo rurerure cyane mbona batangiye kwishyuza, kubera ko nabonaga abagenzi bishyura, njyewe bangezeho ndaceceka kugeza batekereje ko mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Dukomeza urugendo kugeza twisanze muri gare. Abandi bagenzi barigendera, maze ba nyiri imodoka baramfata batangira kumbwira ibyo ntumva bateze ibiganza. Nanjye nkabura icyo mbasubiza, maze baranyadukira batangira kunkubita nabi cyane, bampindura intere. Ariko mu gihe nari nenda kunogoka nta wigera ngirira impuhwe ngo ntabare, uretse gushungira no gufanaguza. Havuyeyo umukobwa ukuze aza asunika abankubitaga imigeri bambyiniraho. Mbona atangiye kubabaza ibintu bamusubiza. Hashize akanya mbona akuyeho amafaranga arabahereza, maze asaba umwe mu basore b'abakarani kunterura. Mu kanya gato twari tugeze ahantu haparitse taxi voiture, banyingizamo. Uwo mukobwa yishyura uwo mukarani ahita yinjira muri taxi voiture. Mpita nsinzira nongera gukanguka ndyamye kwa muganga. Kureba mbona nuzuye ibipfuko, ndebye ku ruhande mbona wa mukobwa ari aho ngaho. Ava yankorakora mu kumbwira ibintu ntumva. Abonye ntacyo musubiza atangira gukoresha amarenga nayo nk'umuntu utayamenyereye, ntihagira icyo nyasobanukirwaho. Tukiri aho hageze umubyeyi waje ahamagara uwo mukobwa izina Dorosera, nawe amwitaba Ninette. Nuko akurayo ibyo uwo mubyeyi yazanye batangira kungaburira. Nyuma uwo mubyeyi arataha nsigarana n'uwo mukobwa wandayeho ijoro ryose. Mu gitondo baradusezerera, havayo taxi voiture iradutwara tugeza mu rugo rw'uwo mukobwa wiberaga wenyine. Nuko nshakira umukozi wo kunyitaho wakabyuka ajya mu kazi, maze koroherwa antembereza ku iduka rye ry'imideri. Twirirwanamo umunsi wose, abakiriya baza abasubiza, nkomeza kuboroka ibyo numva bavuga. Maze nyuma aho hinjira wa mubyeyi Ninette, mpita mubwira ijambo Dorosera yambwiraga uwinjiye wese. Bombi bahita bakangarana batunguwe no kumva mvuze, ariko mu kumvugisha mbura icyo mbasubiza. Bahita bavumbura ko atari ikibazo cy'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ahubwo ntarimo kumva ururimi barimo gukoresha. Ako kanya bazana ikarita y'isi bakoresha amarenga ngo nerekane igihugu mvuga ururimi rwaho. Nkora ku gihugu cya Sasuto, nuko bashaka umusemuzi araza mvugisha mu rurimi rwa Sasuto, nanjye ndamusubiza. Dorosera na Ninette babibonye gutyo batangira kumubwira ibyo ambaza, akabimbaza amusubiza, nawe akabasemurira ibyo mvuga. Nza kumenya ko ndi mu gihugu cya Kentrone, naho ishyamba njye na bagenzi banjye twashimutiwemo ni Zetirandi. Ikiganiro gisoza mbwirwa ko Dorosera yanyishimiye, bityo nigumanire nawe mubera umwana, nawe azambera umubyeyi mwiza. Ibyo mbisamira hejuru, nuko aho akazi uwo musore ngo anyigishe ururimi rwa Kentrone. Nyuma banjyana mu ishuri aho najyanaga n'abana ba Ninette aribo Nerikeri na Teri, by'umwihariko mba inshuti magara ya Neri wari urungano rwanjye. Ariko uwo mubano ngutwara gake kubera ko nari ngifite icyizere ko igihe kizagera nkongera guhura na Esmeralda, dufitanye inzozi z'ahazaza heza. Igihe kiza kugira tujya mu mashuri yisumbuye mu bigo bitandukanye, aho mu kwihugiraho kubwo kuba ntaramenya neza ururimi rwa Kentrone, akenshi nabaga niyandikira indirimbo ndetse ntangira no kujya nziririmba mu gihe mu kigo habaye ibirori, ku buryo natangiye kuba icyamamare muri icyo kigo. Ubuzima bwarakomeje igihe kizo kugera Ninette n'umuryango wo kuva kuri we, umugabo we Samuel, abana be Nerikeri na Teri baza gusubira i Metrobeti bari baravuye bahunze. Mu yindi minsi ikurikiyeho na Dorosera yaje kunsigira Kentrone kujya guhura na Nikora, umusore rukumbi yakunze. Nuko nyuma aza kugurisha iduka rye ngo ajye gukomereza ubucuruzi i Masofa, aho agiye kubanirayo n'umukunzi we Nikora. Nanjye agenda njyanye, maze Nikora bari wuntera inkunga mu bikorwa byanjye by'umuziki. Ntangira kumenyekana gake gake kugeza ku rwego amenyekana mu ruhando mpuzamahanga, ku buryo natangiye kwitabira ibitaramo imbere mu gihugu. Ariko igitaramo naraye nkoreye ino i Sasuto nshaka amafaranga yo gufashisha ikigo cy'imfubyi narerewemo, nicyo cya mbere nkoreye hanze y'igihugu cya Masofa, nubwo nababajwe no gusanga wa muyobozi w'ababikira wanyitagaho by'umwihariko yarapfuye, kubwo kuba yarapfuye yishwe muri rya joro twashimutiwemo, agerageza kuturwanirira kubera ko ariwe wari kuzampuza n'uwo mubikira ngo byibuze ansobanurire uburyo yantoraguye, maze nterwa agahinda no kuba ishimutwa ryakorewe mu myaka 10 ihise
ryaratumye mpomba abantu 3 b'ingenzi aribo inshuti yanjye magara Esmeralda, umubikira wanyitagaho Gerinanda hamwe na mama Paulette, kubera ko ntazi aho namushakira muri kiriya gihugu kinini cya Metrobet. Ariko nza guturishwa n'uburyo wahise umenya ko nkeneye umuntu mba hafi ukaza kunyirebera mu rwambariro, kandi nk'igikomangomakazi numvaga ntagera no ku rwego rwo gupfundura imishumi y'inkweto zawe. None kubw'urukundo rukuraho imipaka hagati y'abitwa ko basumbana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabashije no gupfundura imishumi ifunze utwenda tw'imbere dukingirije ibyiza nyaburanga bigutatse, bityo wumve ko kugira urukundo rwawe binyongereye icyizere cy'ubuzima bwishimye. Kubera ko kuba nkomeje kuba icyamamare ntabwo byari bihagije ngo mbeho ubuzima bwishimye, kubera ko butari bwuzuye, none wowe nk'igikomangomakazi uje kubwuzuza. Ambrosia Mirete yamaze kumbwira inkuru y'ubuzima bwe, nganzwa n'amarangamutima yo kumenya uburyo yavuye kure cyane, kandi twebwe twamurebaga duhera ibyishimo mu ndirimbo ze, twarabonaga ari umwana wo mu bisubizo. Nafashe umwanya wo kumwihanganisha twongera guhuza imibiri, noneho uburyo ya Mirete yandyohereje mu buriri numvise n'ijuru ridashobora kwegera ibyo bihe byiza njye na ya Mirete dufitanye. Kera kabaye twaje kongera kugera ku ndunduro y'ibyishimo, kubera kureba ku isaha mbona saa 3 z'ijoro zageze. Mpita nshigukira hejuru mvuga ko ababyeyi banjye ntaza kubakira, bityo twambare tuva aho ngaho, ariko nsubiza ko nkuze bihagije ku buryo ntakwiye gukomeza kuyoborwa n'ababyeyi. Ngiye musubiza ko mu gihe ababyeyi bawe bagihari niyo waba ufite imyaka 100 uhora uri umwana imbere yabo, noneho by'akarusho mu gihe ugitaha mu rugo rwaboho uba ukiri nk'uruhinja, bityo uko byagenda kose ubu barampangayikiye. Nuko musaba ko ejo mwereka ababyeyi banjye Benito Armstrong na Benigne Constanza hamwe na musaza wanjye Beric Armstrong, nawe akankomeza nyuma sofa kunyereka ababyeyi be Dorosera na Nicola. Ibyo twarangije kubyemeranya aho dusoje no kwambara, nuko duhamagaza umukobwa watwakiriye ngo atuzanire fagitire. Bidatinze yavuye yareba bwa buriri narwanyaga uburyo twabusambaguje bikarenga tukabutosa, abona ibyo yatwifurije byo kuryoherezanya koko byagenze uko yabitwifurije. Kuri iyo nshuro azunguza umutwe amwenyura yirinda kugira icyo abivugaho, ngo atisanga avuze anyurira nkabirakariramo kandi avuze kwa kuri kuryana. Nuko duhereza fagitire. Ambrosia Mirete agiye kwishyura mwibutsa ko ari njyewe wamutumiye ngo dusohokane, bityo areke nishyure. Ubwo namaze kwishyura dusohoka aho ngaho mpamagara umushoferi wanjye, ambwira ko ari aho hafi. Nuko mu kumanuka muri asanseri twisanga hanze y'inyubako, dukomereza muri parikingi dusanga shoferi adutegereje, twinjira mu modoka nyuma y'isaha twari tugeze iwacu. Nuko nsaba shoferi gukomezanya Ambrosia Mirete aho acumbitse, nuko njyewe na ya Mirete dusezeranaho duhana udusukari. Maze nsohoka mu modoka nsatira geti, umukozi arankingurira. Nkomereza mu nzu aho nasanze ababyeyi banjye Benito Armstrong na Benigne Constanza hamwe na musaza wanjye Beric Armstrong, bose banyakiriza amashyi bavuga ngo noneho kera kabaye nahuye n'umusore mbasha kwemera kuvugisha kugeza ku rwego anyibagiza ko n'amasaha yakuze. Kuri njye mu kwirinda ko bumva impumuro y'ibyo mvuyemo, nabasize aho mbabwira ko uwo musore warundaje ijoro araza nkamubereka. Nuko nsiga babisamira hejuru mbona neza uburyo ndambiranye cyane kugera ku rwego bishimira kuba narindaye ijoro ndi kumwe n'umusore. Bivuze ko ahubwo inkuru nziza kurushaho bari kumva ari ukurarayo, mbese no kwishyingira bikaba ntacyo byabatwara. Ubwo naragenda ryamandarana akanyamuneza kadasanzwe ku buryo ibihe nagiranye na Ambrosia Mirete nisanze nabisubiyemo mu nzozi. Gusa mu gitondo nabyukanye amavunane cyane ahagana mu matako. Birumvikana siporo utamenyereye amavunane yaguteye uyumva ubyutse mu gitondo gikurikiyeho. Ubwo nagiye muri dushe mvuyeyo ntomayo abaja banjye bankorera massage, nabo mu kubona aho bibanda basobanukirwa umusaruro wavuye mu kuntegura ejo hashize. Ibyo byavuyeyo nsohoka hanze ntungurwa no gusanga mu rugo bashyashyanye mu kwitegura umukwe barwanya ko aza kubacishamo ijisho. Muri ako kanya mpita mpamagara Ambrosia Mirete mubaza uko yaramutse, ansubiza ko yaramutse neza kubw'ibihe by'agahebuzo twaraye tugiranye. Mubajije igihe agerera mu rugo ngisha inama y'igihe yahagerera, musubiza ko nkurikije uburyo mbona mu rugo bashyashyanye byaba byiza atarengeje saa 7 z'amanywa atarahagera. Amasaha adashobora guhagarara n'isegonda yakomeje kuvaho imwe hajyaho indi. Saa 6 mu kadomo ibintu byose mu rugo bari bamaze kubishyira ku murongo. Mama wanjye dusaba kujya guhindura imyenda ngo umukwe ataza kuducishamo ijisho akambenga, ariko musubiza ko nta kidasanzwe cyatuma duhindura imyenda, ariko nsubiza ko muhonda atanoga. Nuko ajya guhindura imyenda agaruka yambaye imikenyero ye myiza ajyana mu bukwe. Mu mutwe arenzaho urugori rwiza rutuma imisatsi ye ihagarara. Muri ako kanya Ambrosia Mirete yanyandikiye ambwira ko ageze kuri gate, musubiza ko asaba abasekirite bakamwinjiza indani.
Bidateze twumvise umuntu ukomanga ku muryango w'inzu. Ngenda ngiye gufungura, nkimara gufungura mpuza amaso na Ambrose Yamirethi, nahise nsimbukira n'ubwuzu bwinshi. Tumaze guhana akadomo ko kuminwa muha ikaze mu nzu. Mu kwinjira asuhuza musaza wanjye Beric Armstrong, papa wanjye Benito Armstrong na mama wanjye Benigne Constanza. Ariko nabonye uburyo bahise bijima amasura bakimubona, mu buryo bari bahereye kare bamushegeye birancanga. Musaza wanjye Beric Armstrong wananirwa guhishira ko atamwishimiye, ahita asohoka. Gusa nagerageje kwijijisha mpita mbabwira ko ari we mukunzi wanjye nababwiraga, akaba yitwa Ambrose Yamirethi. Nawe mubwira ko abasanze ari ababyeyi banjye beza, naho umusore usohotse akaba musaza wanjye. Muri uwo mwanya utarambiranye umukobwa ukora aho yazanye icyo kunywa ahera kuri Ambrose Yamirethi ankomerezaho, ariko ageze ku babyeyi banjye bavuga ko batarimo kunywa. Tuguma aho mu ruganiriro ababyeyi banjye batavuga, ubona bamanjiriwe ku buryo n'ifunguro ryahagejejwe bo bakavuga ko bariye, maze bakaduha rugari ngo dusangire twisanzuye. Na Ambrose Yamirethi wari wabonye ko atishimiwe yanga kurya. Mpamagara umukobwa araza arandurura. Ako kanya Ambrose Yamirethi ahita ansaba ko mbwira ababyeyi banjye ko agiye. Ngiye kubareba nsanga bateraniye hanze hamwe na musaza wanjye, bose banyakiriza kundebana ikijisho, babwira ko umukunzi wanjye yashakaga kubasezeraho. Musaza wanjye Beric Armstrong ansubiza ko niba ari amakayi ashaka ajye kureba mu cyumba cye mfate duzeni y'amakayi nkiri uwo mwana. Papa wanjye Benito Armstrong wambwira ko njya kumurebera amakaramu mu kabati, naho mama wanjye Benigne Constanza we ansaba ko njya kumupfunyikira umugati n'igikoma. Mu gucanganyikirwa n'ibyo bavuga mbabaza impamvu bampuraguje ayo magambo nkaho bari kuntuma ku mwana mutoya. Nabo bansubiza ko nyine naberetse akana nshaka kwadobuta nk'uko bafite amakuru ko kakuriye mu kigo cy'imfubyi. Numvise ayo magambo numva huzuyemo isersereza no gusebanya. Mu gahinda kenshi nirinda gukomeza kuyumva, mbabwira ko mperekeje umukunzi bityo ningaruka baze gusubiramo ayo magambo bambwiye. Nabo bansubiza kuri atari umukunzi ahubwo mubereye sugar mami, dore ko ubusore buto bw'ubusongareri nka Ambrose Yamirethi bwemera no gusesera mu majipo y'abagore baruta ba mama babo bashaka kwiririra. Ntacyo niriwe mbasubiza, navuyeyo nuzuye agahinda ko kuba ngeze ku rwego rwo kwitwa sugar mami imbere ya Ambrose Yamirethi. Maze mu kuvayo nageze aho nasize Ambrose Yamirethi ndamubura. Kureba mbona asize agapapuro anyiseguraho ko bagiye adasezeye kubera ko nta mwanya yari afite wo gutinda aho adakenewe, kandi iby'urukundo twari twinjiyemo rurangirira aho ngaho, n'ibihe byiza twari twaragiranye bihinduke amateka kubera ko adashobora kwikurura ku batamushaka. Ako kanya nkimara gusoma urupapuro nasohotse ngana aho nsize ababyeyi banjye na musaza wanjye, mbajugunyira agapapuro Ambrose Yamirethi asize anyandikiye, mbabaza niba bazongera kunshinja no kuba ngumiwe ari amakosa yanjye yo kubenga. Ako kanya musaza wanjye Beric Armstrong ahita ahaguruka nk'urubana anzana mu nzu ku ngufu. Ababyeyi baza bakurikiye maze banyicaza muri salo nabo barankikiza, maze musaza wanjye Beric Armstrong ansaba kugerageza kuba ntuje gato bakabanza bakambwiza ukuri kw'ibyo babona, nubwo guhana no kugira inama umukobwa uri mu rukundo bimeze nko gucurangira abahetsi. Ariko aho gutuza ndushaho gusakuza mbatonganya cyane mu kubabwira ko bambeshya, ko bankunda nk'imfura yabo kubera uburyo banyangije barwanyije ibyishimo byanjye. Muri uko gusakuza nshaka no guhaguruka ngo mbavire mu rugo, papa wanjye Benito Armstrong yahise ankubita urushyi rwiza rwo mu misaya. Ibisazi byari bindimo bihita bituza, maze ahita ambwira ko uko nasarira mu rukundo kose ntagomba kwibagirwa ko ari ababyeyi banjye bagombwa icyubahiro, nkanubaha urugo rwabo nzirikana ko atari agatobero ko kuzanamo ingegera na za mayibobo nitwaje ngo ni urukundo, kandi ahubwo ari amadayimoni yanteye agatuma nsarira inkunda rubyino. Papa wanjye yamaze kumbwira gutyo, mama wanjye Benigne Constanza amuturisha amusaba kuntwara gake kubera ko nanjye atari njyewe ahubwo hari ibindi birimo kunkoreramo. Naho musaza wanjye Beric Armstrong ambazanya agahinda kenshi niba ako kanya nibagiwe amagambo ajya ambwira ku byerekeye urukundo. Maze papa wari umaze gutuza ndebana indoro yoroheje kandi iciye bugufi yitsa umutima gatoya avuga ati, mwana wanjye Bernadette, umbabarire kuba ntinyutse kugukubita ibintu ushobora kuba utarimo kwiyumvisha muri aka kanya kubera ko aribwo bwa mbere ntinyutse kugukozaho imitwe y'intoki ku buryo ndimo kwicuza impamvu nagutetesheje bikabije kugera kuri uru rwego ugeze ku myaka 30 utaramenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Ariko nubwo bavuga ko udashobora kugira inama umukobwa uri mu rukundo ukaba udashobora kumurohora mu gihe yarohamye mu nyanja yarwo,
nyemerera ntega amatwi nkubwire ko umugabo mwiza wakubaka urugo rugakomera atari umugabo w'umukire cyangwa w'ibogari, ntabwo ari umugabo utazi agaciro k'umugore. Bityo uriya mwana w'umuhungu ngo ni umukunzi wawe. Mbona amashusho menshi y'indirimbo ze yashyizemo ababyinnyi b'abakobwa baba bambaye ibisa n'ubusa abakorakora ibice by'ibanga, kandi uretse no kuba ari umwana mu myaka no mu mutwe ntabwo yakubera umugabo mwiza mwakubakana urugo ngo rukomere cyangwa rurambe. Wenda yakubera umugabo mwiza mu buriri nk'uko tubibonye ku gapapuro ko mwagiranye ibihe byiza mugihura bwa mbere, ariko ikijyanye no kukubera umugabo mwiza mu rugo cyo ntago gishoboka, kubera ko wakwisanga uririra mu myotsi kandi imyaka 30 ugezemo ntabwo uri mu kigero cy'abakobwa bakunda abasore b'inkundarubyino cyangwa b'ibyamamare, kubera ko baba bagikeneye abo baryoshanya muri iryo raha ry'ubuto. Ariko wowe ukeneye kubaka urugo ruhamye rushingiye ku rukundo rufite intego, atari biriya by'iraha ry'akanya gatoya mwagiranye muri hoteli. Mama wanjye Benigne Constanza akomeza avuga ati amafaranga ni ingenzi, uburanga n'ububogari bigatera kwigirira icyizere hagati y'abafitanye umubano, ariko ikintu cy'agaciro ni urukundo. Bityo nk'umuntu mukuru wakagombye kuba ufite ubushishozi mu guhitamo umugabo ugendeye ku gipimo cy'urukundo kiri mu mutima wawe. Ntuhitemo nk'abana bagikeneye kuryiraha mu gukurikira uburanga no kurarikira amafaranga. Rwose mu maso yacu haciye abasore bazaga bakurambagiza bafite urukundo rw'ukuri, mu kubabenga tukibwira ko ari ya myaka y'ubuto ikigushuka, ukaba nka ya hene yirebye ubwiza bukiri itarishije. Bityo nawe mu kwireba ubwiza bwawe ukabenga abasore ubahoye imiterere n'amasura bidashamaje, ngo ukeneye yewe abasore b'abasitari barangwa no gukenyerera munsi y'ikibuno, kwipfumuza amatwi n'imisatsi miremire ku mutwe, imyaka irindi kugerana muri 30 ukiri muri ayo ngayo. None mu gihe twari twahinze ngo wamenye ubwenge, ubona ko warenze imyaka yo kurgira hadutungurwa no kubona utuzaniye uruhinja, ngo nirwo mugiye gushyingiranwa. Ku buryo ndi kwibaza uburyo watinyutse no kwambarira ubusa kariya gahungu ugatuma gacengera mu nguni za paradizo yawe, nkumva mbiburiye inyito nabivugamo. Agahinda kaba ariko kari kunsarika. Musaza wanjye Berike Armstrong akomeza avuga ati mu kugira urugo rwishimye bisaba gusangizanya inshingano mu rukundo n'ubwubahane hagati y'abashakanye, bityo ibyo bikaba bisobanuye ko nta kibazo kizigera kiba muri urwo rugo. Ariko ntabwo byapfa gushoboka ku mugore washakanye n'umugabo arusha imyaka 10 yose, kubera ko kamere y'umugabo itihanganira kureka kurarurwa n'abakobwa bakiri bato babandi ngo bagifite itoto, ku buryo badatinya no kwambika ubusa bo babera sekuruza. Bityo Ambrose Yamirete n'ubuzima abamo butuma ahura n'abagore benshi nabo bamukunda, ndahamya ntashidikanya ko atabasha gutsindira ari ngo nuko afite umugore w'isezerano. Bityo kubana nawe ni nko gukatira igitunguru mu maso, kubera ko wazahora mu marira adakama. Wenda wararuwe n'utugambo twiza yakubwiye bihurirana n'amarangamutima umufitiye yakuruwe n'uburanga bwe, ariko nk'umuntu mukuru wakagombye kwirinda gutwarwa n'ibyo abantu bavuga, ahubwo ugakurikirana ibyo bakora, kubera ko imyitwarire idashobora kubeshya na gatoya, ariko ibyo abantu bavuga siko bihora ari ukuri. Bityo nawe wakagombye kureba amafoto Ambrose Yamirete yifotoza asomana n'abandi bakobwa, amashusho amugaragaza yasohokanye n'abakobwa b'ibimero, ku buryo nayo muri kumwe adatinda gusohoka. Ubwo ibyo mwakoze mu buriri nabyo wakagombye kumenya ko ari byo akorana n'abandi bakobwa n'abagore asohokana nabo, maze ugasobanukirwa ko kuba adashobora guhishira iyo myitwarire mu guteretana ikizakurikiraho mwamaze gushinga urugo. Byakarusha uburyo agiye adasezeye akanakubwira ko urukundo rwanyu rurangiye nta n'amasaha 24 ruramara. Byakagombye kuguha isomo ko mushobora kuzisanga mwaka gatanya nta n'amasaha 24 ashize musezeraniye kubana akaramata ngo muzatandukanwe n'urupfu. Papa wanjye Benito Armstrong, mama wanjye Benigne Constanza na musaza wanjye Berike Armstrong bamaze kungira inama no kumpana, ariko bya bindi umuhana avayo nabakubye na zeru, mbasigaho nigira mu cyumba. Nabo baranyihorera, maze mu kugera mu cyumba nkuraho telefone nandikira Ambrose Yamirete musaba imbabazi kubwo kuba umuryango wanjye utamwishimiye, bigoranye yemeye kumbabarira. Twemeranya ko je tujyana iwabo kunyereka ababyeyi be Drosera na Nikora. Umunsi wo ntiwatinze kugera, maze mbyuka nitegura nsohoka mu rugo ntawe mbwiye iyo ngiye. Nabo baranyihorana uko ndagenda mpura na Ambrose Yamirete aho duhurira. Twemezaga guhura twerekeza ku kibuga cy'indege. Tugezeyo Ambrose Yamirete yerekana ibyangombwa byacu, twinjira mu ndege tuza kwisanga i Masofa mu masaha ya saa 6.
dutega taxi voiture tugeze iwabo mu rugo kugera ababyeyi be Dorosera na Nikora batwakira neza, ariko akimara kubakoza ibyo kuba ndi umukunzi we bahise bakangarana ariko barijijisha. Hashize umwanya bamutumaho ngo bagire icyo bamubaza. Kuri njye nibutse ibyo ababyeyi banjye bamumbwiyeho musize mu nzu mpita mpamya ntashidikanya ko nanjye bagiye kumvugaho, nuko niyemeza kubumviriza ku bw'amahirwe numva ntabwo bagiye hanze, maze numva bamubaza niba yarabuze umukobwa bangana kugira ngo ajye gushaka umukecuru. Bungamo bamwibutsa ko ataratangira no kwiga kaminuza none atangiye kujya mu byo gushinga ingo. We abasubiza ko icyo nshakamo akizi kandi aziga afite urugo, nuko bo ntibahatiriza bamubwira byinshi numva baragarutse niruka nsubira kwicara. Nanjye ababyeyi be kutanyishimira badusigana muri salo. Ambroise Yamireta ambwira ko nta mpamvu yo gukomeza kwicara muri salo twenyine bityo tube tugiye kwiruhukira mu cyumba cye. Mu kugeramo ntungurwa no gusanga igikuta cyuzuye amafoto ari kumwe n'abakobwa bambaye ubusa. Mu kubagirira ishyari ry'ubugoryi mubwira ko ayo mafoto nkeneye kuzayasimbuza yanjye nabo twambaye ubusa. Anyiseguraho kuba nyasanzemo kubera ko kuba turi mu rukundo agomba kuyamanura. Nuko mu bushotoranyi bwahita nsaba gukuramo tukifotozanya yansimbuza amafoto yari asanzweho. Ubwo ibyo yabimbwiye nkorakora mu bice bituma irari ribyuka. Bidatinze nterura ngaramisha ku buriri afatiraho kunyambura nawe ntiyiyambura. Twisanga muri bya bihe twisanzemo muri hoteli. Kugeza mu masaha 2 z'ijoro mama we Dorosera dukomangira ngo tuze kurya, ariko ngira isoni zo kurebana nabo n'ibyo nakoranaga n'umuhungu wabo. Nuko Ambroise Yamireta ajya kuzana ibyo kurya tubirira mu cyumba. Dusoje kurya dukomerezaho akazi k'ijoro gakorwa n'abashyingiranwe kugeza tunyuzwe n'ibyishimo byo guhuza imibiri, nuko turyama dupfumbatanye. Mu gitondo turiyongeza tumaze kurangiza njya muri dushe. Mvuyeyo ndambara, Ambroise Yamireta arabyuka nawe arambara ngo amperekeze. Nuko dusohokana mu cyumba ahamagara ababyeyi be ngo mbasezereho. Nabo bansezeraho nta magambo menshi bambwiye uretse Dorosera wanyihereranye akambwira ko nkomeje gusebya ababyeyi banjye ngaragaza ko mu mwanya wo kurerwa ahubwo norowe, kubera ko mu muco ntaho byabaye ko umukobwa ajya kwerekwa sebukwe na nyirabukwe ngo ararane n'umusore batarashyingiranwe. Rero ntaho ntaniye n'indaya Ambroise Yamireta ajya azana, bityo uburyo abona nasariye umuhungu wabo Ambroise Yamireta kubera uburanga bwe yaremanwe n'ubwamamare bwe nakagombye guhumuka amaso y'ubwonko. Nyibuka ko ibishashagirana byose atari zahabu. Dorosera yamaze kumbwira gutyo mubaza impamvu arimo kwisebereza umwana we, ansubiza ko we yamaze kumwakira uko yabaye, ariko njyewe nk'igikomangomakazi cya Sasoto ntabwo yifuza ko nisanga mu marira adakama no gutesha icyubahiro umuryango wanjye w'ibwami. Ibyo Dorosera yarabimbwiye nabiciye amazi. Ku bw'amahirwe Ambroise Yamireta avuzeho nansaba kuvayo mba mvuye mu nzara za Dorosera. Nuko mvayo nsanga yafunguye umuryango w'imodoka, ninjiramo nawe ahita ahagurutsa imodoka nkuraho mu rugo twerekeza ku kibuga cy'indege. Mu kugerayo dutegereza amasaha indege ahagurukiraho. Ayo masaha ageze dusezeranaho maze nsatira indege. Bidatinze nageze iwacu, nabo bakomeza kunyihorera. Umunsi ukurikiyeho njya kwikomereza ibikorwa by'ibitaro byanjye bya Mugrabe Hospital nari narahawe n'ababyeyi banjye. Dukomeza ubuzima. Ambroise Yamireta kansura kenshi tukihaka byizi ko mu buriri. Gusa musaza wanjye Berika Mustronge we yanze kunkoraho amaboko nk'ababyeyi banjye Benito Amustronge na Benigne Constanza, akajya mpana kenshi akangira inama adasize no kumburira ambwira ingaruka z'ibyo nivurugutanamo na Ambroise Yamireta zintegereje ndetse n'ingaruka zakurikira gushyingiranwa nawe. Ariko ngakomeza kumwima amatwi mbanje kumwihenuraho mubwira ngo ajye amenya ibye areke kunyivangira mu byanjye ngo arampana kandi atanduta. Maze njyewe na Ambroise Yamireta dukomeza kuryoherwa n'umunyenga w'urukundo, ariko mu gutwarwa n'urukundo ngo nzirikane ingaruka z'ibyo nkorana na Ambroise Yamireta nahoraga mbwirwa na musaza wanjye Berika Mustronge. Nibutse ko amaze amezi 2 ntajya mu kwezi. Mbibwira Ambroise Yamireta musaba ko tubana igitaraganya, ariko nsubiza ko atakora ikosa ryo kwishingira ngo ashinga urugo ateretse ababyeyi be ibirori. Ambroise Yamireta yamaze kumbwira gutya baribwo nibuka kongera kuvugisha ababyeyi banjye nari nararakariye. Babwiza ukuri ko ntwite bityo bamfashe bankoreshereza ubukwe. Papa wanjye Benito Amustronge abyumvisha aranyihererana ambwira ko ari karuma imugarukiye, kubera ko nawe yari afite umukobwa witwa Rajaworina wari waramusariye nk'uko nasariye Ambroise Yamireta, maze mu kumufatirana n'amarangamutima amufitiye akinezeza kuri paradizo ye uko ashatse. Ariko amaze kumubwira ko yamuteye inda aramwihakana. None nanjye Ambroise Yamireta abaye nk'unyihakana, ahubwo abyuriraho antegeka gukora ibituma abona ibyo nkurikiranyeho ari by'imitungo, ku buryo afite impungenge ko tukimara gusezerana azahita asaba gatanya ngo yegukane imitungo y'ibwami nk'uko yabiharaniye.
gusa nta kundi yiteguye gukora icyo Ambroise ashaka cyose tugashyingiranwa, ariko mu muryango w'ibwami ntihagire icyo gisebo cyo kubyara inda itateganijwe. Bityo noneho biteguye kudukoreshereza ubukwe. Imihango y'ubukwe yari ihutishijwe, badukoreshereza ubukwe bwiza cyane. Njye na Ambroise Yamireth dutangira kubana nk'umugore n'umugabo, nuko kaminuza atangira kuyigira isasuto. Ariko tukimara kuva mu kwezi kwa buki, by'ababyeyi banjye na musaza wanjye bambwiraga bihita bitangira gusohora, kubera ko Ambroise Yamireth yatangiye kumara iminsi adataha, akambeshya ko amasomo ageze aho rukomeye. Ubundi akambeshya ko yagiye mu mishinga y'indirimbo, kandi hari abamubonye mu mahoteli asohokanye n'abakobwa b'ibimero, dore ko n'inganzo yari yaramushiranye burundu, asigaranye ku izina gusa, kubwo kuba mu mutwe we harigaruriwe no kwigarurira imitungo y'ibwami bwa Sasuto. Nyuma y'amezi 6 dukoze ubukwe, naje kwibaruka umuhungu, ariko ndinda mva mu kiriri umugabo wanjye Ambroise Yamireth atangezeho. Byatumye n'umwana nanga kumwitirira izina rye, mwitirira umuryango wanjye, maze mwitirira sogokuru Starone ubyara mama wanjye Benigne Constanza, mwongereraho n'izina ry'umuryango wa papa wanjye Armstrong, asigara yitwa Starone Armstrong. Nyuma y'imyaka 2 nibaruka umukobwa we, mu gushaka kumwita izina rijya gusa n'irya musaza we, mwita Sharon Armstrong. Muri iyo minsi aba aribwo Ambroise Yamireth akora ibirori byo gusoza amashuri, byitabirwa n'inshoreke ze gusa, ku buryo atigeze aterwa ishema no kubona abana be bajya ku ifoto ya graduation ye. Naho ababyeyi be Dorosera na Nikora kubwo kubarumbira kwe, bakaba bari baramaze kumukaraba, mu gihe njyewe ababyeyi banjye nubwo nari narabatengushye banze kuntererana, ahubwo bakamba hafi kurusha ibikenewe. Kuri Ambroise Yamireth nk'umuntu wankurikiranyeho imitungo yatangiye kunyiyenzaho ngo twake gatanya, ariko nk'umuntu ugomba kwirengera ishyano nikururiye, nkabyirengagiza ndifatisha amaboko yombi. Na musaza wanjye Berika Armstrong ahitamo kujya hagati yacu, ndinda nka mushiki we w'igikundiro, nubwo bwose namutenguye. Nyuma y'igihe Masofa haje kuba inkundura yo kurwanira ubutegetsi hagati y'aba Armstrong n'abamariduke, aho abamariduke bayobowe na Jeffrey Mariduke baje guhirika ubutegetsi bwa sogokuru Sira Armstrong, babanje kumwicana na nyogokuru Michel Mariduke Armstrong na papa wanjye Benito Armstrong hamwe na mama wanjye Benigne Constanza, bagiye kubashakira ubutabera nabo baricwa. Noneho Ambroise Yamireth nk'umuntu n'ubundi uzi uko yarezwe n'abamariduke, aho kunyihanganisha no kumpumuriza, ahubwo atangira kunsonga no kuntera ubwoba ko njyewe na musaza wanjye Berike Armstrong tugomba gukurikira abandi ba Armstrong bose. Noneho agahenge gake yampaga kubwo gutinya ababyeyi banjye gahita gashira, atangira no kujya ansambanira mu bitaro asambanya abakozi, aribwo naje kumufatira mu cyuho aryamanye na sekereteri we mu biro. Noneho kubona ibitaro byavuye ku mvune z'abasokuruza, atangiye kubihindura agatobero, nanga kubyihanganira. Musaza wanjye ansaba ko noneho kwemera gatanya, kubera ko ababyeyi banjye batagihari ngo baterwe agahinda no gusenyuka k'urugo rwanjye. Mubajije uburyo ibitaro ngiye kubigabana n'umunyamahanga urabageze ku nzozi n'intego ze, ansubiza ko ababyeyi bacu barindeba kure, kubera ko nubwo bari barampaye ibitaro batari barabinyanditseho, ahubwo nyuma baje kubyandika kuri Starone Armstrong, ku buryo mu byo twagabana byose ibitaro byo bitarimo. Bivuze ko icyo tuzagabana cyonyine ari inzu twubakanye, naho ibitaro bikazagirwaho uruhare n'uzaba ari kumwe na Starone Armstrong, kubera ko kubana mu makimbirane nta kindi gikorwa cy'iterambere twigeze twigezaho. Na Ambroise Yamireth ayo agavura yose akayamarira mwira. Ubwo naragiye mbwira Ambroise Yamireth bya gatanya, abisamira hejuru, urubanza rwacu ntirwatinda kuburanishwa. Maze Ambroise Yamireth akubita igihwereye, asanze icyo tugabana ari inzu n'ibiyirimo gusa. Njyewe niyemeza no kuyimurekera, aribwo nyuma musaza wanjye Berika Armstrong yaje kumpungishiriza Ivedinedi ngo Ambroise Yamireth atazanyikisha. Maze mu gukumira ko Ambroise Yamireth yazankurikirana, musaza wanjye Berika Armstrong anshakira n'akazi gaciriritse ko gukora amasuku muri kaminuza, ku buryo ntawe uzabasha kunkekera ko nk'igikomangoma akazi nakora akazi gaciriritse nk'ako ngo aze kumpigirayo. Musaza wanjye Berika Armstrong yamaze kumpungisha, bishwa be Starone Armstrong na Sharon Armstrong arabishingira ngo babanze barangije amashuri. Naho Ambroise Yamireth we tumurekera ku buyobozi bw'ibitaro, ariko tumukumira kugira uruhare ku mafaranga yinjira nasohoka, ahubwo iby'amafaranga bikagenwa n'uku Berike Armstrong yashyizeho nk'umucungamari. Aribwo igihe cyageze Starone dusanga Ivedinedi nge na nyirarume Berika Armstrong akaza asanga narakiriye iby'urupfu rwa papa we Ambroise Yamireth, bikaba bikekwa ko yishwe n'umugore yari yarafatiranye kubwo kuba yarasizwe mu bitaro n'abantu batazwi, ntibagaruke kumutwara ngo bishyure ibitaro. Uwo mugore bakaba bari barabyaranye umwana w'umuhungu.
ku buryo mfitiye amatsiko yo kubona uwo mugore w'indwanyi wahanganye Ambrose Yamireth no kubona ako kana k'akaziranenge ngo nako kazagira uruhare mu izungura ry'ibya papa we. Kubera uburyo uwo mugore namubwiye ko atishoboye, bityo we n'umwana we nkaba niteguye kubashyikiriza inzu nari narahaye Ambrose Yamireth. Nguwo Ambrose Yamireth mwaje mumbaza, bityo niba ntabivangiye muri gahunda mwambwira igitumye mushaka kumumenya. Bernadette Armstrong yamaze kutubwira inkuru yerekeye Ambrose Yamireth n'ibihe by'ubuzima bagiranye kugeza batandukanye. Nsigara naguye mu kantu numvise uburyo abantu Mama Paulette yatoraguriye umwana wabo Marisol nabo bamutoraguriye umwana we Ambrose Yamireth bakanarererana. Nubwo Mama Paulette we yaje kubera umubyeyi gito, umwana wababereye ababyeyi beza, umwana we Ambrose Yamireth akaba ari ubabera ikirumbo kugeza yikenyuye ubwe. Ibyo binsigira isomo ryo gufata neza abana b'abandi, kubera ko nawe ushobora gusanga hari abandi babafasha. None abo babyeyi beza Mama Paulette yarereye nabi bakaba bagiye kumushyingirira umwuzukuru we Stallone Armstrong. Ibyo amaze kubihuza nongera mbabazwa n'uburyo yahubukiye kwiyambura ubuzima, akaba agiye atabonye ibirori by'umwuzukuru we birimo ubukwe no kuzarahira nka perezida w'igihugu cya Masofa. Ibyo amaze kubitekerezaho, mfata umwanya wo gusobanurira Bernadette impamvu tumubajije ibyerekeye uwahoze ari ingirwamugabo we Ambrose Yamireth, nawe wikenyuye akagenda adahuye na mama we wamwibarutse ari we Garanete. Nsoza kubwira Bernadette Armstrong inzira Ambrose Yamireth yanyuzemo ngo yisange ku isi zirimo imivumo yagombaga gutuma yikenyura ubwe na nyina Garanete akiyica ubwe, kugeza no guca Imana inyuma wambaye ivara, ishapure n'ikanzu, byose bigaragaza isezerano warahiriye imbere y'Imana. Nubwo waba wararahiye bitakurimo, ariko ntabwo byari guhera burundu. Nkuko na papa we Benito Armstrong ubuhemu yagiriye Rajoelina bwamukurikiranye bugashyigikira umukobwa we Bernadette Armstrong. Namaze kubwira Bernadette Armstrong gutyo mu gahinda kenshi, ambwira ko kuva papa we Benito Armstrong yamubwira iyo nkuru ye na Rajoelina, ahora asenga ngo azahure nawe amusabire imbabazi kuri papa we Benito Armstrong, maze yishimire no kubona uwo mwene se atazi niba ari umuhungu cyangwa umukobwa, maze abana be Stallone na Sharon bishimire kubona ibyene se wabo cyangwa ababyara babo. Ibyo twirinze kubitindaho, dusezera kuri Bernadette Armstrong, musezeranya ko ibyo byifuzo byose afite bizuzuzwa bitarenze ejo. Nuko dusiganuza, nanjye ngenda musaba kureka kuvumbayo yengewe. Ubwo njye na Adela twavuyeyo dufatanya agatoki ku kandi muri iryo joro. Mu kuganira hagati yacu ambwira uburyo yumva ibirori bizabera kwa sebukwe na nyirabukwe w'abasevira ari byo bizaba birenze kurusha ibirori byo gufata irembo mu bamakabe kw'abamasitrongi. Nanjye mwikiriza mubwira ko ahubwo ibirori bizabera kwa Marisol na Rosalinda ari byo bizongera ibirungo mu birori bizabera mu bamakabe. Bidatinze twageze mu rugo, nta byinshi tuganiriye, dusezeranaho, twinjira mu byumba bitandukanye turaramo. N'umunaniro mwinshi ninjiye mu buriri, gusinzira byo byihuta nk'umurabyo. Nongera gukanguka nkanguwe na telefone yasonaga, kureba mbona ni mubyara wanjye Shariton O'Shea umpamagaye, ambwira ko umuntu w'indwanyi yagombaga kujyana nawe ari mushiki we Vira. Amahitamo ya kabiri akaba njyewe nka mubyara we, bityo ntitaye ku bitekerezo by'uburyo mpuza imiryango, ni njyewe tugomba kujyana kubera ko atiteguye kujya mu gihugu duherukamo twica abashinzwe umutekano ari wenyine, kubera ko ntamenya ashobora guhurirayo n'urugamba, atakwifasha wenyine ari kumwe n'umukecuru. Musubiza ko nta kibazo kibirimo, nuko ansezera hambwira ko agiye kuza kumfata mu kanya. Mpita mbyuka njya muri dushe, mvuyeyo nambara neza, nkomeza njya gufata ifunguro rya mu gitondo. Bidatinze Shariton O'Shea yarampamagaye, nsezera kuri mama wanjye Nora na Denira kubera ko aribo nari nsize babyutse. Bidatinze nageze mu ndege, imiryango ihita ifunguka, nuko ninjira ihita yifunga. Tugenda twisubiriramo amasano, nkomeza mbwira Shariton O'Shea n'andi masano yerekeye nyirarume Stallone na nyirasenge Sharon, nungutse kuri papa wabo Ambrose Yamireth wavutse kuri Rosario, musaza wa nyirakuruza Rajoelina tugiye gufata. Kuri wambwira ko umuntu ufite ubwonko butari tayari ayo masano ashobora kumusaza akisanga mu kigo cyakira abarwayi bo mu mutwe, cyangwa akisanga mu muhanda atora amashashi. Nyuma y'urugendo rero twageze Vedinedi, tujya guparika indege muri ka gashyamba twayisizemo igihe duherukirayo. Tuvayo tujya gutega bisi zatugejeje mu kigo Rajoelina nyirakuruza wa Shariton O'Shea abarizwamo. Mu kubaza icyumba bamo baturangira nimero zacyo. Mu kuhagera dutungurwa no gusanga hafunze, twibaza niba imyaka y'ubusaza yatumye Rajoelina yibagirwa gahunda dufitanye. Nuko Shariton O'Shea atangira gukomanga,
ariko habura ukingura. Ako kanya kure telefone apfa kumuhamagara, ariko amuhamagara ubugira akanatamwitaba. Mu gihe tugitangira kwiheba ko yaba yapfuye, bya bindi abageze mu zabukuru bapfa amarabira, twiruhukije twumvise kera kabaye ku nshuro ya 5 yitabye. Shariton Oshe yamwibwira ko ari wa mwuzukuru we Shariton, nawe amwikiriza ko yamumenye. Amubajije aho ageze aza kumufata kubera ko hari ubundi bufasha bwihutirwa mukeneyeho. Amusubiza ko ari ku muryango, nawe ahita amubaza niba ari we wahereye karakomanga, aramwikiriza. Amubajije niba nta bantu ari kumwe nabo, amusubiza ko azanye n'umusore watumye yongera kubona mama we Melania, umukobwa we Rosalinda, akagira n'umugisha wo kubona abuzukuru be Rajaolina, Stewart, Bronte na Rex hamwe n'umwuzukuruza we Shariton. Shariton Oshe yarangije kuvuga ibyanjye nk'umuntu turi kumwe, umuryango wamaze gufungurwa. Tubona dufunguriwe na Rajaolina, twibaza icyatumye yifungirana. Mu gihe tukibyibaza hadusaba kwinjira vuba vuba, maze mbere yo gufunga abanza gukebaguza hanze impande zose, ahita afunga avuniramo urufunguzo. Muri ako kanya tuba twumvise umukobwa utaka byo kuniha cyane, abivanga no gutabaza. Mu kwinjira mu cyumba arimo dutabaye dusanga n'umukobwa ukuze uri kubise. Tubaza nyirakuruza wa Shariton Oshe y'impamvu atamutabarije ngo bamwihutane kwa muganga. Adusubiza ko uwo mukobwa atifuza ko umwana wagirwa umwenegihugu wa Vedinedi, kandi yaragiranye isezerano n'umukunzi we wari mu nkundura yo gutegura intambara yo kwisubiza ubutegetsi bwambuwe umuryango avukamo, babanje kuwurimbura ko igihe azaba yaraguye ku rugamba uwo mwana mutwiti yari wazacana itara ry'izina rye n'iry'umuryango we. Kubera ko atizeye ko namwishywa we bari gutegurana urugamba azarurokoka, bityo uwo mwana amubyariye mu bitaro bya Vedinedi, bahita bamwandika mu irangamimerere rya Vedinedi, bakanamumwambura bitwaje ko bari guharanira uburenganzira bwe kubwo kuba nta papa we agira, mama we akaba adashoboye kumubaha ibimutunga bihagije, bityo niyo mpamvu ahisemo kumubyara mu bwihisho ngo azamucika namugarura ku mugabane wacu. None tugize amahirwe turaje ngo tumucikishe. Nyirakuruza wa Shariton Oshe yarangije kutubwira gutyo, twamaze kugera kuri uwo mukobwa. Kuri ngiye mu kwibuka uburyo nabyaje Leya yibaruka Hareberi, nasabye Shariton Oshe kumufasha gusunika, naho umukobwa musaba gutandukanya amaguru maze nkaraba intoki. Ubundi mu burambe nagiriye kuri Leya ncora y'ibiganza, ntacyo nikanga ngera ku ruhinja rwari rwitambitse. Ndarehengura maze ndufata agatwe buhoro, ntangira gukurura gake gake, musaba gusunika cyane kugira ngo ntakoreshe imbaraga nk'uru ruhinja nkaruca umutwe. Nawe arihaga mu tubaraga duke asigaranye, ubundi asunika yikanira cyane. Na Shariton Oshe yamufasha gusunika, nuko numva uruhinja ruza gake gake, nanjye dutegera ibiganza nsenga Imana ngo ntirunyerere ngo runcike, nkuko Hareberi yancitse akaba afite n'agakovu aho yakomeretse icyo gihe. Kera kabaye uruhinja rwageze mu muryango wa Paradizo, ndufata neza ubundi ndarukurura, nsigara ndufatiye mu biganza byanjye. Shariton ahita afata umukasi akata urutsinga rwamuhuzaga na mama we. Kureba tubona yibarutse agahungu. Mu kubimubwira tubona akomeje gusunika. Mu mwanya wo kwiruhutsa, mu kumubaza ikibazo afite dusubiza ko atarazi ko atwita impanga kubera ko hari undi mwana usohoka. Ako kanya njya kuryamisha uruhinja ku buriri, ndagaruka ndongera ncengeza muri uwo mukobwa ibiganza ngera ku mwana, noneho waje neza banje umutwe. Gusa uwo mukobwa imbaraga zo gusunika zo zari zamushiranye, ariko musaba ko kubw'umutima ukomeye n'ubutwari buranga abamama akoresha imbaraga zose asigaranye, kubera ko uruhinja rutindana mu matako ye ruricwa no kubura umwuka. Nawe ansaba kumufasha ngakora uburyo asunika nanjye nkurura, nuko aripompa ansaba kwitegura, nuko atangira gusunika nanjye mfatira uruhinja mu kwaha ndakurura, maze mu mbaraga za nyuma zo gusunika zimushirana n'uruhinja rumaze gushyika hanze. Tunezezwa no kumva rurira nk'urwa mbere. Kureba tubana narwo ni agahungu. Tubibwiye uwo mukobwa yongera kwiruhutsa ahita gw'igihumure. Shariton Oshe yakata urutsinga rwamuhuzaga na mama we, maze narwo njya kururyamisha iruhande rwa gakuru karwo, bafashanya kurira na nyirakuruza wa Shariton Oshe abahanagura. Ariko mu buryo bwo kuzatandukanya gakuru na gato yamfata gakufi nkambika gakuru, maze njyewe na Shariton Oshe duterura uwo mukobwa tumuzana ku gitanda. Dufashe impinja ze konka, zimaze konka zirasinzira. Rajaolina dufashe uburyo tuhagereye igihe tugatabarira hafi ubuzima bw'umubyeyi n'abana be babiri, kubera ko ntacyo yari afite amufasha kubwo kuba asusumira ibiganza mu byo akora byose. Na Shariton Oshe yambwira ko byose ari Imana yabikoze yatumye tuzana, nuko dusigara twibaza uburyo tumukuraho agisinziriye hamwe n'impinja ze, ku buryo amahirwe menshi ahari ari uko basohora mu gihugu bisabye urugamba rukomeye, kubera ko turaba dushinjwa gushimuta impinja. Muri ako kanya tubaza nyirakuruza wa Shariton Oshe uwo mukobwa uwo ari we n'umusore yari atwitiye ngo twumve niba hari uburyo twabonamo ubufasha.
nawe mu kutubwira amazina y'uwo mukobwa n'umukunzi we ngo mu kantu nibaza uburyo uwo mukobwa yaje kurokoka ishimutwa n'uburyo yaje guhura n'uwo musore abyariye impanga ndetse n'uburyo yamenyanye na nyirakuruza wa Shariton Oshea ari we Rajeworina. Ayo mazina y'umukobwa n'umukunzi we yatumye mpita nsubira mu mateka y'ahahise nta bandi. Ndagushimiye cyane kuba wumvise iki gice kuri iyi channel cyashya yacu Imirasire TV Stories, ndetse nanagushimira niba wakanze kuri subscribe kubera ko ahangaha ariho tugiye gukomereza iyi nkuru nyine nkuko nari nabikubwiye, bityo no gukanda kuri subscribe kugira ngo n'ibindi bice byose uko bigiye bikurikiranye ujye ubibona bitakugoye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.